Imana yacu idakoze isoni kandi ni Imana ihamagara ibiteho bikabaho. Ikindi ni Imana ihishura ibihishwe, burya ibihishuwe biba ari ibyacu twebwe ariko ibihishwe biba ari iby'Imana. Rero umuhanuzi ni umuhanuzi uhanura ikintu kigasohora, ariko biza rero umupfumu ni ukuraguza umutwe, ashaka kuvuga ikintu bikibeho. Yagize confidence, yahagaze mu bitware. Imana ibirebye yitegereje yavuga Teriya sesa ndakwemeye, uri umuntu ngo wahagararanye nanjye, wahagaze aho ntari, reka nanjye ngendane nawe gushyigikira. Igihe cyose uhagaze mu butwari ufite ukuri, uvuga Imana, ubwira abarira bo kurira, urwanya amatiku n'amazimwe. Ndimo ndavuga ngo ndi ku rwego nshaka kurwanya umuntu wigeze kubivuga neza, ndavuga ndagushyigikiye. Umuntu bavuga nabi ukamuvuga neza, ukamwubaka, kuko ashobora kuba koko ibyo bamuvuga ari nabyo koko yabikoze, ariko yabona umuntu umubwira ngo iki kintu wamufata dore gitumye abantu bapfa za Nyabugogo n'ahandi. Ujya kumva ngo umuntu yiyahuye, ujya kumva umuntu ngo urugo ngo umugabo yishe umugore, buriya haba habuze akantu gato, ijambo rimwe gusa rimubwira ngo ni ukuri komera. Ntabwo rero turimo turajugunya abantu, turimo turabica batarapfa, turimo turabatera amacumu, abantu barimo bagendana ibintu by'ibikomere mu mitima. Rero igihe ni igihe cyo kugira ngo duhaguruke turwanye umwanzi barashaka gusiba ibyo twubatse, aba akuremo imitima ubumana mu bantu buve mu bantu. Kuko hari igihe usanga ugasanga hari ukuntu umuntu aba ari umuntu ariko adafite umuntu. Umuntu ushobora kuba ndi umuntu ariko nta mutima w'umuntu ufite, byararumpaye. Reka mbwira abantu ngo aracyari 7,000 bitapfukamira Bayali. Umuntu ajya asenga neza ngo ndashaka kumuzana inshuti y'umugisha, ndashaka kumuzana umubyeyi w'umugisha. Ndagira ngo mbwire umuntu uri murira cyangwa se wakoze ukora akazi ko mu rugo uri mu buzima budahinduka, reka mbwire ngo byose birashoboka ku Mana. Haleluya. Ndi ngo kubihamya icy'Imana yangize no kugira ngo mpumurize abantu, n'ikimana yampamagariye. Hanyuma twarabanye amurukundo koko. Twari dufite umunsi mu cyumweru twese twicara mu rugo akaduhugura. Igikomeye nabwira umuntu gikomeye, nagiye mbona Imana, umva ni ibihamya byinshi nagiye ncamo muri urwo urugo ni ishuri ritarangira. Ushobora kuba mu ishuri we n'umugabo mukagira inzara, cyangwa se twe twagize ikibazo cy'uko twabyaye umwana wa 5 avukana ubumuga. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo Ryera, tubifuriza umugisha w'Imana aho muhereye. No kuvuga hari abari mu Rwanda, hari abari mu mahanga, mwese turabahaye ikaze, tubifuriza umugisha w'Imana. Kandi birashoboka ko waba utameze neza, birashoboka ko waba urwaye, birashoboka ko waba wumvise amakuru mabi yagutera ubwoba, ariko tukuzaniye andi makuru, tukuzaniye itangazo rishya mu buzima bwawe rivuga ngo bya bintu ntibikibaye, bya bintu ntibikikugoye, ibintu Imana irabihinduye kandi Imana ibigize byiza. Ndagira ngo ukomere, wongere ukomere, kuko ya Mana mwabanye cya gihe iragarutse kandi iri hafi yawe kugira ngo yongere ikore ibirenze ibyo utekereza. Turi mu kiganiro Imboni y'Umuhanuzi, turi kumwe n'umukozi w'Imana, ni umuhanuzi akaba umuntu ufite amavuta y'Imana, kandi niba wifuza ko yagusengera turaza kubaha nimero ze kugira ngo agufashe gusenga. Ni umuntu Imana yahamagaye. Mbere rero yuko twinjira mu kiganiro, reka atangira twibwira. Birumvikana gukora subscribe, byo murabizi ko ni umurimo wacu kugira ngo dufatanye twamamaze ubutumwa bwiza kandi dukore umurimo Imana iri kuduhamagarira. Mwatangira mwibwira abakurikira Irembo Ryera Madebo. Amen. Ndashuje mu izina rya Yesu, muri Imana nabane namwe. Amen. Nitwa Mukamutesi Atanazi, ku izina ababyeyi banyise, ariko ku izina ry'ababyeyi Imana yampaye umugisha, yampaye nitwa Mama Debora. Kugira ngo abantu benshi banze kuba ibiganiro ngenda ntanga. Ndanezerewe cyane, umutima wanjye uguwe neza kubana namwe. Ndishimye cyane. Yesu aguhe umugisha mwinshi cyane. Uragira uti rwose nitwa Mukamutesi. Yego. Atanaza n'izina rya kera. Wagiye kuri defanda ngo rya vuba rya kera, umva ni amateka. Ubwo ariko wagere Kigali bakwita Atanazi. Banyita Mama Debora, umva nahinduye izina. Akavuga ati rwose ati Imana yaramuhamagaye. Amen. Natwe rero turabishimiye cyane. Turi mu kiganiro Imboni y'Umuhanuzi. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro turagira ngo ubanze dushyire imbere y'Imana. Amen. Mana yacu mu izina rya Yesu, izina rikomeye, izina rikora, izina rihindura. Turagushimye, tuguhaye icyubahiro, tugushimye kugira neza kwawe gukomeye.
uri imfura mu bazutse uri inyangamugayo uwo kwizerwa no kwiringirwa tugushimiye ko waturinze ukatugirira neza amaboko yawe twarayabonye kandi imbaraga zawe twarazibonye tugushimiye ko uzi kurinda tugushimiye mwami Imana uyu munsi none wemeye yuko mwami Imana tuvuga ibyawe watwongeye iminsi yo kuba kugira ngo dutunganye ibidatunganyije turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo rero turaguhamagaye ngo ugumane natwe nugumana natwe mwami Imana hari bisobanuka unyemerere ntaba ari twebwe ahubwo wowe ugaragarire muri twebwe imirimo n'ibitangaza bikoreke mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ijambo ryagira ngo uzagendana natwe uzakorera muri twebwe Imana ihimbazwe reka rero tugoye karibu n'ikaze uzitangire natwe uze gusuzumye natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareti amen amen amen. Mama Debo uburyo bavuze imboni y'umuhanuzi wumva iki? Iyo bavuze imboni y'umuhanuzi uri umuhanga abanyamakuru bose njya ariko Imana irashoboza imboni y'umuhanuzi njya ntekereza ko ari umuntu ubona ibintu bitandukanye n'iby'abandi ari umuntu ubona ibintu bidasanzwe yego uko bitekereza uko ngiye mbitekereza yego hanyuma imboni y'umuhanuzi ni umuntu ureba kure ni umuntu ubona iby'abandi nyine batabona yego ni umuntu kandi ubona ibintu akabikurura akabyegereza abatareba kugira ngo babibone haleluya ubwo rero aho ngaho niho wicaye uri mu mboni y'umuhanuzi hari ibintu ugiye gukurura ubyegerezaho aho abantu abatabireba kugira ngo babibone ni wowe ushobora guhishura iminsi y'imperuka yego kuko abantu bashobora kuba bari kunezerwa ariko umuhanuzi yareba akavuga ati ariko nubwo muri kubyina amazi si yayandi kuko abona ibyo abantu batabona mu mboni yawe n'icyo uri kubona muri ibi bihe mu mboni yanjye muri ibi bihe ibihe numva abantu bakegera Imana bagashima Imana reka mvuge wenda burya umuntu afasha icyo afite cyangwa atanga icyo afite buriya iyo mvuze ibyo mvuze niko biba bimfashije niyo iki gihe ni igihe cyo gusenga no kwegera Imana no gukurura abantu ineza y'Imana kubakura mu bihebye hari abantu barimo barira hari abantu biganyira hari abantu babyutse bafite intimba n'umubabaro hari abantu bumva ko barangije kwicirwaho iteka nta Mana iriho ariko iki ni igihe cyo gusenga ariko tukabwira ineza y'Imana abantu niko ngende mu mbyumva niko ngende gutekereza nicyo kirere numva ndiho ariko tukabwira ko nyuma y'ubuzima hari n'ubundi buzima iyo ni ijambo rikomeye cyane yego hanyuma ukababwira ko babugeraho bate ubuzima ubundi buzima ni ukwihana umuntu akava mu byaha akareka ibyo yibwira by'ikozasoni agakora ibyo Imana ishaka akagenda uko Imana ishaka hanyuma nyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima akihana neza twagiye tubaho ku isi ese ushobora kudutandukanyiriza abahanuzi n'abapfumu abahanuzi n'abapfumu ibyo ni ikintu cyumvikana ntekereza ko buriya umuhanuzi ni umuhanuzi w'Imana akorana n'Imana avuga ibiriho bizabaho arahanura umuhanuzi ahanura ibyo abwirijwe n'Imana kuko n'Imana yacu idakoze isoni kandi n'Imana ihamagara ibitego bikabaho ikindi n'Imana ihishura ibihishwe burya ibihishuwe biba ari ibyacu twebwe ariko ibihishwe biba ari iby'Imana rero umuhanuzi ni umuhanuzi uhanura ikintu kigasohora ariko buriya rero umupfumu ni ukuraguza umutwe ashobora kuvuga ikintu ntikibeho ntabwo kibaho kandi nawe cyane ntabwo gifatika nta nyungu nta kibaho kitari butinde nashaka kuvuga ngo ariko ngo imvura iragwa ariko kuko ikirere n'ubundi cyahindutse imvura ikagwa da hari abantu mu by'ukuri hari igihe waba wigeze uhura n'umuhanuzi ukavuga ati uyu niwe ukanahura n'umupfumu nawe ukavuga ati ndabatandukanye umupfumu yigeze andagurira mupfumu nigeze kuba ahantu hamwe ko akunda uri umwana muri famiye yanjye ho gatoya urabona abantu bakera bajyaga bajya kuraguza ukuntu umubyeyi umwe antuma yo genda runaka umumbwirire ampa umuti mu gitondo nabwo arongera aza iwacu
aravuga ati abarozi barabishe, acukura mu ntanzi z'urugo, ati ubu ngubu ndabarinze ndabakingiye mbashyizeho uburinzi, ariko nta burinzi bwari buhari mu by'ukuri, ntabwo ari bane, si uko tutarwaye, si uko abajura batinjiye ngo bibe, rero ntabwo bwari ukuraguza umupfu cyangwa bwari kwishakira indamu, reka mbivuge gutyo. Ariko nahuye n'abahanuzi, n'abahanuzi mu bihe nari mfite ubuzima bukomeye, ubuzima numvuga ko butashoboka, ubuzima budafite ishusho. Hari igihe burya mukozi w'Imana umuntu aba mu buzima budafite ishusho, ariko mpura n'umuhanuzi akambwira ngo Imana izahindura amateka, Imana izakugirira gutya. Nahuye nabo. Wahuye nabo ubona ko bavuze ibintu bihindura ubuzima? Bihindura ubuzima. Mu by'ukuri nk'umuhanuzi nayaye makosa ushobora kuba uzi ku bahanuzi mbere yo kuvuga ibyiza byabo? Amakosa abahanuzi twiyiziho, reka nanjye nishyiremo, kuko iyo ngo utunze urugutoki kumwe n'andi abaguzi niyo mpamvu nishyira mu bintu byose nanjye nishyiramo nikuramo. Amakosa dukora nk'abahanuzi niko tugerageza ko Imana iduhishuriye ibintu ntitubitanga uko bitari, tukaba twabiterwa. Imana ni umugwaneza, Imana ni umunyempuhwe, Imana ni umunyebambe, ni umubyeyi, ni umukunzi mwiza. Rero ugasanga nibwo Imana ikoretse ikintu ariko nawe ugishyizemo amarangamutima n'ibikabyo byawe. Niba Imana ikubwiye ngo ihane, bwira uriya muntu wanjye yihane, ariko ugahita urenza ati Imana ije kukwica, Imana ije gukubita inkoni, cyangwa se ugakora amakosa. Mukozi w'Imana we hari ibintu, niba turi abakozi b'Imana twebwe duhembwa na boss, dufite boss dukorera. Rero njyewe nshobora kuba Imana ishobora kunyereka ikintu ikakikunyerekaho, ari kugira ngo ngiye ngisengera, atari kugira ngo ngiye nkikubwire cyangwa nkigutangarize mu bantu. Ayo niyo makosa akunda kuba mu bahanuzi, ugasanga umuntu Imana ikoretse ikintu ariko ntuzi imbaraga z'umuntu. Ese uriya Imana kunyeretse ikintu cyo kuri spiriye, ese afite imbaraga zo kukihanganira, cyangwa ngiye wikinyeretse kugira ngo ngiye ngisengere? Kuko ngiye ngisengera ngafata umunsi umwe ngasenga, ni Imana yampaye akazi irampemba. Rero ni amakosa tujya dukunda gukora, kandi ni ibintu bigaragara inshuro nyinshi mukozi w'Imana turimo turabibona. Ikintu cyitwa ubuhanuzi nabwo burimo burasenya abantu, burimo burasenya ingo, burimo burasenya abantu ku giti cyabo, burimo burasenya na sosiyete nyarwanda muri rusange. Niyo makosa dukora. Rero tujye tuba dutandukanye, tuvuga ngo se iki kintu ni Imana ikimpaye n'ububwira runaka, cyangwa n'icyo kugira ngo ngisengere, cyangwa se ugasanga ndaguhanuriye mu bantu, iki ntabwo cyari ngombwa, cyari ngombwa ko nza nkanakikubwira, kuko natwe ibyaha dukora Imana nibishyira ku gahanga, iyo yakabishyize ku gahanga ntabwo twatambuka. Hari abantu ntari buze kuvugaho ngo wenda mvuge amazina yabo, ariko ndavuga umwe. Hari bamwita ngo ni Presikide. Hari abantu bagiye ku masosho media bari abahanuzi, baravuga bati ntabwo azigera ashaka uriya mu minsi nazagira gute, ubuntu bucya, ariko bavuga ko ari Imana ngo ari yababwiye. Bukeye ubukwe buraba bw'abo bantu. None ubu bahanuzi nagiye kubona ku masosho amwe barimo baka imbabazi, ati mutubarire twaravangiwe. Imana ishimwe ko bamenye ko bavangiwe bakabisabira imbabazi. Banavuze ngo ikibazo, ikosa si ukumenya ko wakosheje, ahubwo ikosa ni ukumenya ko wakosheje ntiwikosore. Ariko iyo wamenye ko wakosheje ukemera ko amakosa ahari, ukaza ukasaba imbabazi, ni byiza. Basabye, ariko se ko ari ubuzima ko bahanura, ubwo urumva hari igihe ushobora gusaba ugasanga uwo muntu asabye imbabazi inshuro zirenze 3, avuga ati naravangiwe, ariko mu kanya byasa n'ibyibagiranye akagaruka avuga ati genda umukozi w'Imana, ati ntiwadurekiramo. Umukozi w'Imana tubwire abantu badukurikirane cyane, nibo twicara no kugira ngo duhugure, ntabwo turi abahanga mu kuvuga cyangwa kubintyoza, ariko duhagaze mu butware Imana yaduhaye. Mu by'ukuri ntabwo Imana ni seriye. Imana ni seriye, dukora gukora Imana ari seriye. Hari igihe isuko wanasenze ushobora no gusenga Imana ntivuge, kandi kuba itavuga si uko itumvise, yumvise. Rero ibintu byo guhanura n'ibiki byose abantu reka ngo tubyitondere. Ushobora kuza ukavuga ijambo ry'Imana ugasengera abantu bikaba n'ibyishimo, kuko bari abana nanjye nabonye ubukwe bwabo numva ndishimye. Ni abantu, iyo abantu bose bagiraga urukundo nka ruriya, mu rukundo n'imbaraga hari abo byigishije. Ijambo avuze ngo ibintu byose ducamo ni icyitegererezo cy'abandi. Kuba njye nakicwa n'inzara ni ukugira ngo inzara inyice, ariko ejo nzabwira undi ko Imana ikizinzara kuko nariye. Rero navuga ngo ibintu by'ubuhanuzi kuko ni ibintu birimo bisenya abantu, ni ibintu abantu bibateye urujijo cyane, ariko navuga ngo ubuhanuzi ni ukwitonda. Si ngombwa ko ngenza ngo mpanure, si ngombwa ko nze ngo mvuge ngo dutegere, si ngombwa ko nza ngo mpige umuhigo ngo ni bigenda gutya bizagenda gutyo. Imana ni seriye, tuyikore turi seriye nk'abakozi b'Imana. Ariko reka tuvuge kuri iki kintu,
uyu mwana w'umukobwa yasanze umusore muri gereza aho yarari ndetse ashakisha n'impamvu zatuma uwo muntu abumwere amurwanira ishyaka uyu musore we yavamo ntamushake iki gihango ari kuzagikira n'inuza umutima kuzahora udiha kuko umwana yamubibiye neza ndetse aranamwitangira binarenga nawe yambaye amapingu ariko ari arwana ishyaka ryo kugira ni nka bya bintu muri yavuze ngo mvuko Yesu yaje ashaka ngo yacunguriye ku giti bawuhera umutima wanjye ngo ntangazwa cyane n'imbabazi ze uyu muntu ahubwo reka uyu musore tunamushimire kuko yakoze ibintu byiza banditse amateka meza ni ngombwa ko ukugiriye neza ubishoboye wayimwita niba bitari nafite no muri gahunda ariko byagiye muri gahunda bikaba bigize buriya urukundo ukwiriye kurugaragariza warukweretse niba hari n'abandi batekereza ko bamukunda ariko uwabimweretse niwe wari ufite mu by'ukuri ko yari afunzwe hasi ko niba yaratekereza avuga ati ndakatirwa ariko yumvaga ko ibintu byose abyirengereye ariko nayo Imana ni nziza ni ubuhanga bw'Imana inshuro nyinshi ibyo tubona nabyo binakwiye no kutwigisha ndagira ngo rero iki ngiki ukifashemo unabare tugikore yego ndashaka kuba Eliyakazi amen Eliyakazi ni umugabo wabonye akavuyo k'abahanuzi yego baba yariye n'abashera bose ariko hanje arabwira ati mureke mbabwire ibintu birababaje mwirwa muyobya abantu mubabwira ngo bayari niwe Mana none mureke tuzamuka tujye Karumeli tugaragaza Imana nyamana yacu namwe iyo muvuga nayo igaragara haleluya abo bantu bako Imana batumye nabo nyine bagaragaze iyabatumye arabwira ati tuhamagare isubirisha umuriro haleluya ishobora kose muri kiriya gihe iyo uri nka Eliya wari gukora iki Eliya mbona ukuntu babeshya bakora ibintu rega buriya muravuze ngo niba nkundira Imana kuko hari impamvu buyikunze nyamara ngo hari ikorosi twahuriyemo n'Imana hari ijoro rimwe umuntu ajyabana n'Imana abona ijoro ritari buke rero Eliya urumva nawe yagize confidence yahagaze mu butware Imana ibirebye yitegereje yavuga ati Eliya sesa ndakwemeye uri umuntu w'umugabo wahagararanye nanjye wahagaze aho ntari reka nanjye ngendane nawe gushyigikira igihe cyose uhagaze mu butware ufite ukuri uvuga Imana ubwira abarira bo kurira urwanya amatiku n'amazimwe ndimo ndavuga ngo ndi ku rwego nshaka kurwanya umuntu wigeze kubivuga neza ndavuga ndagushyigikiye umuntu bavuga nabi ukamuvuga neza ukamwubaka kuko ashobora kuba koko ibyo wamuvuga ari nabyo koko yabikoze ariko yabona umuntu umubwira ngo iki kintu wamufata sipure dore igitumye abantu bapfa za Nyabugogo n'ahandi ujya kumva ngo umuntu yiyahuye ujya kumva umuntu ngo urugo ngo umugabo yishe umugore buriya haba habuze akantu gato ijambo rimwe gusa rimubwira ngo ni ukuri komera ntabwo rero turimo turajugunya abantu turimo turabica batarapfa turimo turabatera amacumu abantu barimo bagendana ibintu by'ibikomere mu mitima rero igihe n'igihe cyo kugira ngo duhaguruke turwanye umwanzi barashaka gusiba ibyo twubatse aba akuremo imitima ubumana mu bantu buve mu bantu kuko hari igihe usanga ugasanga hari ikuntu umuntu aba ari umuntu ariko adafite ubumuntu umuntu ushobora kuba ndi umuntu ariko nta mutima w'umuntu ufite birakwiye ko mba umuntu ariko ufite ubumuntu ugikomereje aho ngaho ni gute dukwiriye guhumuriza uwahumagiye tukomora uwakomerekejwe ariko tumukomerekeje kandi se wagize ngo umuti uvura ukomeretse ntabwo ari munini ni ukumubwira ko bigishoboka ni ukumubwira ko atari wenyine ni ukumubwira ngo nubwo ubona wasaga naho uri wenyine hari izindi mbaraga zibanga ziri hafi yawe nturi bupfe buriya hari umuganga umwe igitabo kimwe nasomye cy'umugabo w'umunyamerika ariko yaravuze ngo umurwayi uri bukire mubona ngiye kumuvura ibyiringiro aba afite ibyiringiro aba afite mu by'ukuri nka mama Debora mbere yuko tuza kuzamuka kuri umusozi wa Karumeli tukatwika abahanuzi baba yari cyangwa se tukabihanisha umugore wakumva aka kanya akaba ababaye akabona mama Debora ari umuntu wambaye ibitenge byiza afite zifuresheri ndi kureba ubundi yanyuze bwakeye uza umeze gutya waravutse usanga wambaye ibitenge
niyo nzira wanyuze kugira ngo uyu muntu abanze yumve nawe mbe ubundi uburi nanyuze mu bintu bikomeye ngira ngo mu buto bwaje ko mvuga uhamya mvuye mu buto bwanjye ushobora kubwira umuntu akumva mu buto bwanjye natandukanye n'ababyeyi banjye ifite imyaka 12 nibwo umubyeyi wanjye umwe yaramaze gupfa papa mama nawe biba ngombwa ko yapfaka ari muto yafite n'umuna wanjye ajya gushaka ariko agiye gushaka ntibyanamuhira ubu biba ngombwa ko batandukana ameze neza araho umwe yagiye ukwe n'undi ajya ukwe kandi umwana wanjye nawe yarakuze ariko tuza kujyana n'umwe rwaza kubyara n'ahandi kuri uwo mugabo wundi abyarana abana 3 nawe ariko 2 barapfa hasigara umwe nawe ni muri wanjye urumva n'Imana yanyongereye abavandimwe hanyuma nakuriye mu buzima bugoye urumva n'ubuzima nakuriyemo hari ahantu mama ajya gaca inshuro papa maze gupfa ubuzima maze guhinduka hanyuma baza kungira imbuye kwagucisha nuko akundi guhinga ugahingira abantu ugahinga imbuto arahakunda agirira igikundiro hanyuma baza ku umubyeyi waho araza kumubwira ati muzane mufate umva nabwo yangize amahirwe yo kongera kwiga nari ndangije gusa ariko ndakomeza nkomeza urwo rugendo urumva rwari uburere uwo mubyeyi nawe ndeze abamahirwe ko atari bundere ajya kurwaza umwana we urwariye hanze urumva n'ubuzima nibanyemo ubuzima butari bwiza nza kuza kujya mu mujyi wa Kigali ari iyo famille yindi y'abana yibanzanye urumva n'ubuzima ntigeze nderwa cyane uburere bwari ubuzima butandukanye uri bana ahantu batandukanye n'abandi hari imico ugenda wiga ariko Imana ibana nanjye muri akazi ko mu myaka 11 ya famille yindi naje kuyivamo nta kintu cyayimvanyemo nige numvaga nshaka kuvamo ndagenda nkora akazi ko mu rugo nawe mfataga nk'umwana ntangira urugendo numva akazi ko mu rugo na akazi kagoye na akazi ka mu ngo zitandukanye nubwo ntabaye mu ngo nyinshi zitandukanye ariko ntabwo nabuze nk'ingo 5 mbamo numva mu ngo 5 uri umwana w'umukobwa ni ibintu bitandukanye nta burere hari igihe udahura n'uburere hari igihe uhura no kugira impuhwe hari igihe udahura no kugira impuhwe ariko muri ibyo byose Uwiteka bindindiramo hanyuma nza igihe nacira umwami n'umukiza ubwo navunaguye nari hari Godiyari nibwo nkora akazi ko mu rugo nkumva abantu baririmbye yandimbe ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira nibazu kwejo nzabamerewe nzajya nibuka y'ukwihoraho imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko ibintu ngishibimiriye umunezero n'umubabaro byose abinzanira mama umunezero n'umubabaro byose abinzanira mama mu gitondo irimo riragenda ririmba nasengeraga mu Itorero Gatolika kandi bubaho nge ntabwo ngira ikibazo cy'amadini ahantu hose twahaboneye umugisha kandi ahantu hose hari umugeni hanyuma nasengeraga kwa Silizane Kimihurura hanyuma uwo munsi numva ko ndibuze gusengera muri iryo torero twari twegeranye ndagira ngo mbwire umuntu ngo aho wasebeye niho wakamamarira aho wambaye ubucoco niho wakambarira icyubahiro aleluya ndagira ngo mbwire umuntu uri muri ruzankurikirana ambwire ngo we yitinyure yumve ko ashoboye yumve ko afite Imana hanyuma ndajya gusenga ubwo cyari cyumweru cyanjye njyayo mpura n'umuntu ubwiriza neza uri n'Imana ndavuga ngo hari ukuntu umuntu ahura n'imfura nzima ziri mu mutima w'Imana arabwiriza amaze kubwiriza cyagiye abantu bamara kwihana bamara kubahamagara ngo bihane ntabwo nzi imbaraga zampagurukije ku ntebe nagiye mpita ntambuka nta soni ngize na nkiri umwana mutoya imyaka nka 18 gutyo ndangije nibwo nagiye nanjye ndihanamanika amaboko nakira umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye Imana ihimbazwe hanyuma turangiye batwicaza ahantu baradugura batubwira baratwakira batubwira amahame y'itorero muzagaruke twabakunze kwandikisha mu gitabo hanyuma ariko turangije duhagurutse mfata wa mama wari kumwe na mugenzi we nyine barimo batwigisha ndamugana mama nagukunze ngo wankunze ntagukunze numbaze Spirit numbaze Imana ariko umuntu cyangwa ingano cyangwa se ubugari ariko buhamanyije ariko ubona ukabona irangamuntu na fotokopi irangamuntu n'ifoto ukabona birahabanye hanyuma ndamugana nagukunze wampa umwanya tukazaganira ambwira ati mu mwanya wo kuwa 3 ari ku cyumweru ati saa 9 uzaze duhure tuganire saa 9 kuko ndabyubahiriza ndagenda saba uruhushya hari hafi turaganira
navuze ngo ni nko kumwambarira ubusa naramwambariye mubwira ubuzima bwanjye bwose naciyemo kuva ndi umwana ariko uko ngenda mubwira niko agenda agira musiyo niko agenda agira impuhwe niko mbona impuhwe za kibye zigenda ziza hanyuma ndangije ndamugana mama ndifuza ko wambera umubyeyi ndifuza ko wambera umwana ndumva ashaka gukorera Imana numvaga mfite umuriro naka numvaga Yesu ndimo nkimara kumwakira sinzi izindi imbaraga zambaye kwiyaba no kwiganyira nari umuntu udakunda guseka ntabwo nakundaga guseka nta mikino nagiraga kandi nanjye no mu bintu hari ibintu byankurikiranye no mu gukora ibintu byose nkunda umuntu tugendana utagira ibintu byo gukina ngo avangavange hanyuma nibwo arambwira ati nta kibazo ndabikwemereye uzasezere ku kazi uze mu rugo nta kibazo Cyprien naragiye aho wenda sinavugishije kuko nanjye barankundaga hari nagiraga nakoraga nk'uwikorera ndababwira nabonye umuntu ndihirira amashuri none ubundi ngiye kugenda barabyishimira urumva bavuga ati nta kibazo bashaka undi mukozi ndagenda ngiyeyo rero ntangazwa nuko nasanze afite abana be 5 mutware ntabwo bari kumwe yari yarigendeye ariko afite umutima w'umuntu ari umukristo avuga Imana imurimo yayivuga inyuma ariko n'imbere imurimo abo nibo dukeneye hanyuma afite abana 5 urumva afite umubyeyi w'abanaga nubwo afite famille nayo yamufashaga abavandimwe be afite umukozi mu rugo afite n'umucuranzi wagaho ku rusengero umva twari benshi mu by'ukuri n'umukozi w'Imana afite n'abandi akemura ibibazo kuko mu gitondo iwacu babyukiraga umuntu aje ngo amusengere cyangwa mukemurire ikibazo afite ariko n'umukozi w'Imana hanyuma ndajyayo ngiyeyo inshuti yanjye uko nabitegezaga ntabwo ariko nabisanze yangize umwana umvaga ko ibyo byose azangira umukozi gukomeza n'akora akazi ko mu rugo akomeza nkagakora ariko wenda nkazanya muri uko njya gusenga hanyuma ntabwo ariko byagenze ndibuka ko mu cyumweru kimwe nakimaze arambwira kimwe kuhagera azana abana be yanyisha avuga ati uyu mwana mu bandi abwira abahungu ati uyu ni mushiki wanyu abakobwa ati uyu ni mukuru wanyu n'undi mwana turamungutse baranyishimira kuko burya icyuri cyo burya nubona umwana muwe mu muhanda uzari uburere bwuzavuga ati nyuma mu burere cyangwa na mu mupfura abukura ku babyeyi be hanyuma arambwira ati rero jya mu murimo w'Imana urumva wakora iki iyo ngeze aho ngaho mbwira umuntu nukorera mu mpano itari yawe nta nyungu uzabona ndetse uzanavuna n'abandi niho usanga ugasanga umuvuga butumwa ko uvuga uti si impano yawe niyo mpamvu urimo urakora amakosa uravuna abandi kandi nawe nta nyungu ufite ngiye mu baririmbyi numva abaririmbyi numva ntabwo mbishoboye araza arambwira ati se urumva ushaka kuba mu protocol ushaka kuba iki ndumva ndi umunyamasengesho namye senga arambwira ati nta kibazo kuko iryo torero abanyamasengesho ikintu cyitwa abinginzi barabinginzi bakuze barabinginzi ababyeyi bakuze abasaza abakecuru abantu bakuze nta bana bari barimo abantu nyine umwinginzi uri n'umuntu ukorana n'Imana ni umuntu Imana izabwira ibanga yarangiza agasenga ni umuntu Imana izabwira igihugu icyo ikirigambiriye agasenga ntabwo ari umuntu uvuga ni umuhetse uheka abandi ukorana n'Imana uba muri connection n'Imana barihimbaza hanyuma ndumva namwinginze nambwa ati nakibazo nzabaza urumva yari umuyobozi aravuga rikijya navuga ati mfite umwana wanjye ashaka umwinginze bashyiramo umukozi w'Imana ni amahirwe njya mvuga ngo Imana inkunda urukundo ntajya mbona njya hari igihe nyambaza Imana ngo Imana witwa nde hari igihe uri izina witwa Imana hari igihe uri kuvuga Imana Dawidi navuze aravuga ngo uriya gusa mbona uriya hanyuma urumva n'umugisha nagize hanyuma njyamo urumva natangiye kumenya amasengesho ntangira nanjye kwiga ntangira guceceka ntangira kugenda nk'abantu bakuru ntangira kwiga imico y'abantu bakuru ntangira kumenya uko abantu bakuru bavuga ntangira kumenya uko abantu bagira ibanga badapfa kuvugaguzwa ibyo babonye bareba ariko bagatinda bakumva ariko bakumva bagatinda gusubiza ngenda mbyiga hanyuma n'abari umunyamasengesho muri iryo torero yakoraga yari afite akazi ahantu yakoraga urumva mu by'ukuri mvuye mu kazi ko mu rugo ahise ashakisha amafaranga afunguriye kantine abanzi baranzi ku murenge wa Kimihurura niho nakoreraga urumva nangiye gusobanuka mvuye mu kazi ko mu rugo kakandi naranaga netse umwana cyangwa se ibimeme byaranyishe n'imyaka umva akazi ko mu rugo mu by'ukuri ntabwo ari akazi keza n'akazi reka tuve muri akazi k'ubucakara ariko ndashima Imana aho nabaye hose bambereye ababyeyi ntawe navuga ngo wantoteje ntawe navuga ngo wampungabanyije yera ni igikundo cy'Imana cyari kindiho Imana yabaga imbere yanjye ko azaba gutya nanjye nzafasha abandi hanyuma urumva ndatangiye ndasobanutse wa mwana kuri akazi ko mu rugo ndatangiye mu gitondo ndakarabye ngiye
mu kazi aho mpurira n'abantu aho numva nsobanutse ntangira rero guhura n'abandi bantu bagenda basenga menya ubuvumo menya ubutayu natangira ndasenga kuko nsenze Imana ikagenda impa amasezerano byararumpaye bikambwira abantu ngo aracyari 7,000 bitapfukamira bayari umuntu ajya asenga neza ngo ndashaka kumuzana inshuti y'umugisha ndashaka kumuzana umubyeyi w'umugisha ndagira ngo mbwire umuntu uri murira cyangwa se wakoze ukora akazi ko mu rugo uri mu buzima budahinduka reka makuru ngo byose gashoka ku Mana. Haleluya. Ndi ngo kubihamya ikimana yangize no kugira ngo mpumurize abantu n'ikimana yamamagariye. Hanyuma twarabanye amurukundo koko twari dufite umunsi mu cyumweru twese twicara mu rugo akaduhugura akatubwira tukavuga amakosa twakoze akaduhugura ariko no muri ako kazi nakoraga kurumva yakoraga kumenya kimura nanjye mfiteho katine yanankurikiranaga cyane nk'umubyeyi akankurikirana cyane akamenya tukatuza iminsi yo kujya ku rusengero iminsi yo kuba mu rugo iminsi yo gusenga nkatwe umunsi duhura tugahura amasaha atwigisha uburyo abana babana atwigisha uburyo duhura tugasangira nta muntu ucuza undi atwigisha ko ibiryo byabaye bike tugomba kubisangira byabaye byinshi aratwigisha ndashima Imana yamuje nawe. Hanyuma nibwo nasenze Imana yambwira ngo ugiye kunkorera ubukwe nakoze ubukwe mfite imyaka 22 yuzuye n'amategeko ndabishimira Imana inkorera ubukwe ntabigizemo uruhare nibwo navuze ngo ushobora gusenga Imana ntivuge cyangwa se ikavuga ngiye bitewe n'ubuzima nari ndimo na zakande zari zindiwe n'akakazi ko mu rugo nibwo buzima nari ndimo Imana kamwe mugiye gukorera ubukwe mu mujyi wa Kigali nayo ifite imiryango ko se nari yibayemo ariko nze kukubwira ngo ni Imana itwikurura umuntu ni Imana iha agaciro umuntu ni Imana ihamagara bitariho bikabaho kandi bidafite ishusho kabiha ishusho. Hanyuma rero bankoreye ubukwe ababyeyi beza ndamenyekana hanyuma nshaka umugabo w'umuvugabutumwa urumva nayo mvuye muri aya maboko y'uwo mubyeyi nawe umuvugabutumwa ngiye mu maboko y'undi mugabo nawe wanjye ari umuvugabutumwa nawe dukomeza anyigisha gusenga nkomeza gusenga hanyuma Imana inyubakira urugo mbyara abahungu 3 n'abakobwa 3 nabanje abakobwa. Hanyuma igikomeye nabwira umuntu gikomeye nagiye mbona Imana umva ni ibihamya byinshi nagiye ncamo muri urwo rugo ni ishuri ritarangira ushobora kuba mu ishuri we n'umugabo mukagira inzara cyangwa se twe twagize ikibazo cy'uko twabyaye umwana wa 5 avukana ubumuga bwo kutagenda za ndwara abana bavuka bakaza bafite nk'umutwe munini cyangwa se umutwe mutoya badafite ubwenge bashobora kutazagenda ayo mahirwe nari nyafite kuko bari babimbwira ngo umwana washobora kutazagenda namujyanye kwa muganga amezi 2 ashize ntabwo nari mbizi ko afite icyo kibazo. Hanyuma ikibagabaga niho byabereye abanzi barahanzi rimwe nkagiye tujya tuvuga tukavuga ibitari ibyo ariko nge mvuga ibiri byo kuko ntabwo ushobora kubeshya ngo ubeshye n'Imana kuko hanyuma amezi 2 tujyana umwana kwa muganga ashize icyumweru abaganga barampamagara bari 4 ndabyibuka abadamu 3 n'umudogiteri umwe akurikiranaga uwo mwana wanjye banjyana mu cyumba barampumuriza babanza kuntegura barampumuriza hanyuma baranyicaza barampumuriza bambwira ko bishoboka cyangwa bitanashoboka buri abaganga n'abana beza bakubwira baraguhumuriza. Hanyuma muri icyo gihe nasenze Imana avuga ibintu bikomeye bwo n'ubundi buhamya burebure imbere ko ninjira muri ibyo ngibyo hari ibindi byanje ku Imana ivuga nzongera mbigarukeho ubutaha. Hanyuma barambwira ngo ufite ubushobozi ngo kwana icyo gihe muri Afurika y'Epfo nabwo bushobozi ufite ariko hejuru imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Nasenze Imana senga Imana ngafata igiti nkakita Imana ndasenga Imana shaka Imana kugira ngo nkunda abantu bashakana umwete bazambona iyo washatse Imana bayibona. Hanyuma narakomeje umwana wanjye amara imyaka 3 n'igice akuruka nk'inzoka agenda yakurukaga gutyo twamukaga imyenda ifunganye hose agakuruka nk'inzoka agenda. Hanyuma Imana nkayisenga kambira ngo nje mu rugo rwawe nihuta kandi nje kukurinda umurwa w'Iteka. Imana yamugurukije umwana Cyprien Imana ndinde umurwa w'Iteka nibwo rero nizo mbaraga nkoresha Imana yambwira ngo ugende ubwira abantu banjye ko ndi Imana igira neza ndi Imana ikiza ndi Imana ihumura ndi Imana itanga ubuzima ndi Imana ikora. Ndashima Imana rero yanduye umurwa w'Iteka yamagurukiriza umwana aragenda ariga nk'abandi aragenda nk'abandi rero niyo mpamvu nkorera Imana. Rero n'ibindi byinshi nagiye mbona Imana yagiye Imana nanjye mu bintu byinshi ninjye mama Deborah rero ninjye ufite gahunda yo gukorera Imana nta yindi gahunda afite niyo kuvuga Imana neza n'undi bishobakaza tukayivuga neza. Uwo mushinga nta muntu utawugushyigikiramo tugiye kuvuga Imana mu buryo bwose bukwiriye. None ubu ngubu ko abantu bahanura bahagurutse kandi mu by'ukuri barasa n'abayobya abantu dukwiriye gukora twa invitation tugatumira umuhanuzi wese ubyemera noneho tugahamagara Imana niba tuzahurira muri sare niba ari muri stade turabwira ati rero umuntu wese tuvana abantu mu rugabanga
imana iri busubirishe umuriro iraba ariyo mana. yego ariko ntekereza ko batabyemera. ntabwo babyemera kuko hari abahafatirwa, hari bishobora kuba byahinduka ukundi kuntu. rero ni ukuvuga abantu b'abahanuzi igihugu kirabakeneye ariko bazima, n'isi irabakeneye, n'Imana irabakeneye ngo ibakeneye. ariko niyihe mitego ubona abahanuzi bari kugwamo ituma badakomeza? kuko ibyo ari byo byose n'uvangirwa aba yarigeze kuba umuntu, ariko bikarangira avangira. reka mvuge ngo ni iterambere ririho, turimo turashaka kwihutisha igihe, kandi igihe ikosa utazana ko ntabwo ngina kwihutisha igihe ku buzima bwanjye, ahubwo ngiye ibyo nakora nibyo gishobora kwihutisha igihe cyangwa Imana yankorera. ariko turashaka kwihutisha igihe, turashaka umuntu ko guhanura ngo ngiye nibamenya ko mpanuye ngo n'abantu bari bunyemere, kuko nibyo twubatsemo abantu. ariko reka tubwire abantu Imana yitwasenga yavuga itavuga irakora, hari n'ibyo ikora bidafite gahunda. tukasora mu kunezamutse umusozi ajya kukanunga gasuma utundi, ajya gusenga Imana, ayisaba ubwenge. icyo dukeneye ni ubwenge nk'abahanuzi, dukeneye ubwenge. iyo umuntu afite ubwenge, Imana ikintu cyose gishingiraho igahagarara nawe. hanyuma ntabwo yigeze ajya gusaba nabi. rero natwe igihe tuvuga ngo ariko iterambere ngo wamakiriye, ibyo ngibyo ni umutego, ni umutego wo gushaka kwifuza. rindira igihe cy'Imana iyo kigeze, nyavuga ngo iyi saha Imana igeze ikora nta buye. iyo Imana imanitse gukora ku buzima bwawe irakora, nta muntu ujya ibaza ngo urakora iki. hanyuma noneho aravuga ngo Salomo, mbonye kuri umugabo w'intwari, wasabye ubwenge ntiwasabye bene nyoko bakurwanyije. iravuga ngo n'ibyo utansabye njye ndabiguhaye. rero ntabwo ari kuvuga ngo kuko ngo tuze ngo duhanure, ni byiza Imana yavuze hanura, ariko itanavuze yicecekere, ntabwo ari ngombwa. kandi hari n'ibyo Imana ivuga jewe ari ubwiru bwanjye, atari ubwiru bw'abandi. no, niba Imana impaye ubuhanuzi bwawe, ntabwo ni ngombwa ko nza gufata cyangwa na mikoro ngo ufate ngo uvuge ngo Cyprien ngo Imana irambwiye gutyo. no, ni ubwawe, ntabwo ari ubw'igihugu. kandi bishaka kuba n'ubuhanuzi bwawe, ubuhanuzi bw'igihugu yabwoye ngo ubisengere. Imana iguhe umugisha. ndumva rero ubuhanuzi atari byo twakwihutirwa. abantu basoma ijambo ry'Imana rikabayobora, yenda n'ubuhanuzi bwo ntabwo turwanyije. Imana yavuze wavuga nta kibazo. Imana yavuze ntawe utahanura. Imana ni seri. ariko nagira ngo rero udushyire imbere y'Imana, ndetse natanga na nimero yawe umuntu yifuje kuguhamagara yakubona. areka dusome narimvuze Imana iguha umugisha. reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro mu bice 7, turasoma mirongo mike cyane. haravuga ngo Nowa yinjira mu buge, umwuzure urimbura abantu. Uwiteka abwira Nowa ati, injira mu buge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri kino gihe. Imana ihimbazwe. mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa ujyanemo 2, ingabo n'ingore, no mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore. yenda reka tugarukire hano, bazasome kugeza ku 5 nta kibazo gihari. uyu ni umugabo witwa Nowa yabanaga n'Imana. umuntu wese urimo yumva nzana ijambo ryitwa kutindana n'Imana, kubana n'Imana cyangwa se komotana n'Imana. iyo wamotanye n'Imana, Imana iguhishurira ibihishwe. Imana ikwereka aho abandi batareba. nyuma y'igikuta ukabona ubutabazi, umuntu atabona ubutabazi. uyu ni umugabo witwa Nowa yabanye n'Imana. mu buryo bwatoje tubwiga, batweretse filime ukuntu Nowa yari mu buzima busanzwe yari umusirikare, yakoraga akazi k'ubusirikare, ariko akaba umusirikare ukunda Imana. yava ku kazi ke agatera umuzigo akajya gushaka Imana, akajya kumva Imana, akaba bugufi bw'Imana. Imana ngo ikavuga ngo igihe kiragera. rero Imana yitegereza ibona ko Sodoma na Gomora ikwiye kuharimbuza amazi y'umwuzure. bari barasuzuguye Imana, ariko ngo kuko Nowa yegeraga Imana, Imana ihimbaza, ngo iramubwira ngo Nowa, kora gutya, mbonye ko muri kino gihe ari wowe ukiranuka, mbonye ko uri umugabo ukiranuka, mbonye ko uri umugabo unyubaha, mbonye ko unyegera, mbonye ko ushaka, mbonye ko udakora nk'uko abantu. hanyuma aramubwira ngo fata inyamaswa zizira n'izitazira uzinjize mu nkuge, ubaka inkuge. hanyuma ngo Nowa abigenza gutyo. Imana ihimbaza, abigenje gutyo abona Imana ngo umwuzure uza kurimbura ise, Nowa ari mu nkuge. Yesu ashimwe cyane. inkuge ni Yesu. gusa kuvuga ngo abantu bihishe muri Yesu, bihishe muri Yesu bazabona Imana. rero Imana ibahe umugisha, bagirire neza, bomotane n'Imana. reka dusenge Imana.
Imana data twese uri mu izina rya Yesu uri kwizerwa no kwinjira ufite ubushobozi n'ubutware dusenge buri muntu wese wihebye n'uwari wiganuriye wari ubuze imbaraga wari ucitse intege reka umusubizemo imbaraga mu mbaraga z'umwuka we narakubonye uratabara ugira neza uhindura ubuzima n'amateka abantu bagahindura amagambo mana utanga icyerekezo cyabuze uca inzira zitari mu izina rya Yesu Kristo nzego buri muntu wese mwana nahabwa umugisha abona Imana abona ubutabazi urwaye akire wabuze icyerekezo abona icyerekezo wabuze ubutabazi abubone mu izina rya Yesu mwana urakoze ko ushoboye byose mu mbaraga z'umwuka we uherekeje imirimo n'ibitangaza iri jambo mu mbaraga z'umwuka wera amen amen Imana ibamugisha Imana ibagire neza nimero zanjye ni 078378 401 niyo muhisha kuri WhatsApp muhabwe umugisha ndabakunda mu izina rya Yesu amen.